Yese kanongere mbasuhuze kandi mbaye ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi ndetse uretse se kuvuga ndetse nabashimira mwese mudukurikira abari mu Rwanda mu bice bitandukanye by'u Rwanda ndetse n'abari hakurya y'imbibi zarwo muri za diaspora zitandukanye. Ndabizi neza ko mukunda ibikorwa dukora. Uyu munsi twicaranye turi abanyamakuru babiri ngendisha do twishime. Yase ndi umunyamakuru. Uri umutaramakuru. Ndo umutaramakuru. Ariko se umujournalist n'umupresenter burabataniye he? Bose kimwe? Yes. Aho mbwira hano bitandukaniye mu rurimi. Bisubiremo ibyo uvuze. Umujournalist n'umupresenter bahuriye ku rurimi rumwe naho bitandukaniye ariko mu bijyanye n'inshingano baratandukanye cyane. Ariko bose n'abanyamakuru, bose n'abajournalist. Bose niba. Oya, gose ari abajournalist. Yes, hanyuma urwo rubanza ntago warutsinda kuko nabyize neza cyane. Hanyuma Emy turakwakiriye bwa mbere kuri Iris TV. Turagushimira ku mwanya mwiza tubonye ndetse wanaduhaye kugira ngo tuganire. Umeze neza? Sante shameze neza byatari. Wambaye neza? Mika fashion. Barategura. Yes, ni Emy Nyawe niwe mumenyere cyane kuri social media, kuri YouTube ndetse amazina ye nyakuri arya buriya ni wabibwira Emy. Wajya gubaza abandi uyu munsi ngiye guhata ibibazo mubaze na kasongo yiho. Nitwa Rukundo Emmanuel. Okay, egira mikoro neza Emy. Suri kunyumva rata. Ako wimvuna mwana ndi umutumirwa. Umutumirwa rero agomba gutuza tukamutwara ku murongo uburyo kidutwaramo abandi. Hanyuma Emy uyu munsi ni umunsi navuga ko udasanzwe, ngira ngo murazo no kwibona kuri press conference twafashe aba uyu munsi ndetse yambaye cyambaye no myambaro. Ni umunsi udasanzwe kuri wowe ariko ubundi ku giti cyawe uno munsi ku mateka yawe uvuze iki? So no munsi mwiza kandi cyane uhinduye byinshi ku buzima bwanjye. Ngiye kubyimba ndakapfa. Mukanya w'umutebye ngo nawe ugiye kuzana inda nk'iyandi. Ngiye kuzana inda nk'iyaraki. Akusenge kitaza wegena nariri. Uze mpamvu se wowe aryo wirirwa wiyogamo. Ano kubera siporo nyinshi. Ntaragerageje ngakora ka siporo. Akuri hango. Oya, ibyo ni bikivuga. Ibyo ni bikivuga. Ni bikiri kuvuga bya hangova. Toka shitani. Muri hangova y'amasengesho. Izina rya Yesu. Hanyuma Emy, tugiye kuganira rero by'umwariko abantu bafite amatsiko, abantu badukurikiye kuko ari benshi bakunda ibiganiro byawe, ari benshi bakurikira social media yabo ari mu Rwanda bari hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Uyu munsi Emy turi kuvugana mwari mumenyere kuri Bigtown muri no minsi ari gutwika kuri ibiganiro byinshi bitandukanye, arimo arabasezera. So nabasezeye wenda na hari ibiganiro nagiye nkora mbacira amarenga ntibabibona ariko nyine igihe n'iki kiko babibona kandi ndumva twarabanye neza. Ibi boss Bact twabanye neza, aba cameraman twabanye neza, Kibro Mike na manager wa channel Trudy twabanye neza. Ufite na manager? Dufite manager managing amagambo. Timu nini wa? Bazi timu akaba n'umanaging umuntu. Ahita banga nde wamanaginga ikibuno cy'umuntu. Ariko ndamushimira kabisa, byari ibintu nyine biri ku murongo. Okay. No muri Bibiliya haranditse ngo niyo mpamvu umwana azahata se na nyina akajya mu rwego. Nawe wataye urugo rumwe wagiye mu rundi uyu munsi. So urugendo rwawe kuri Bigtown rwa rugendo rumeze gute kuko n'urugendo urangije vuba wenda nkurikije nge mbibaze gutyo n'urugendo soje vuba mu mezi make. Nawe ninde warushoje vuba ra? Ngewe Okay, burya urugendo rwose ari urusoza rurangiye. Ikibazo cy'uko rusoza. None niba afite urugendo rw'ukwezi ukarangira, donc byiterwa na contrat ufitanye n'umuntu ndetse bikaraterwa n'urugendo urundi berekejemo. Rero na Bibiliya iravuga ngo buri gihe kizagira, hari igihe hari itangiriro hakaba n'iherezo. Ubwo itangiriro ryanjye ryari mu kwezi kwa 8 kuri Bigtown TV. Iherezo ryari mu kwezi kwa 11 ku itariki turiho. Byari muri contrat? Si ngombwa. Ntabwo byari muri contrat. Ari contrat mbese ubundi wari ufite kuri Bigtown?
kintu iyo nyigezeho ndababara kandi bitari ngombwa. So nari mfite kontra, ariko kontra njye nakwita ko nari nyifite mu magambo, kwakunda umuntu uzera undi. Iki kiboro tukihorera. Aka tukivuga Emy. Kuko niyo mpamvu turi kumwe uyu munsi. Nyine reka iki kintu tukihorere. Reka nkubwire abantu bahita bavuga ngo hari ukuntu abantu bajya bicara bakajudginga umuntu. Bact ni boss wanjye, yabaye boss wanjye, n'uyu munsi n'ejo yaba boss wanjye. Jewe nagiranye amasezerano na Bact. Yasanze wanjye mu rugo. Dufata akaboro k'agapepa gasanzwe, dukora inyandiko isanzwe. Mvuga ngo iyi nyandiko nkoze izajya muri contract, nabyanditse ubwanjye ku giti cyanjye, ariko we ntiyakwandika ibyo musaba nk'umukozi. So kandi urabizi ko contract yose yemewe n'amategeko, hari ibyo umukozi aba asaba boss, hari n'ibyo boss aba asaba umukozi. Kandi ikindi cya kabiri, contract wasinyeho boss nawe agasinyaho, ukabona icyo umusaba ukagitunga mu nzu yawe kugira ngo ejo n'ejo bundi azagira ikikurengera. So nibyo bintu biba bisabwa muri contract. Uyu munsi iyo nza kubona narakoze nk'ikosa rituma nirukanwa muri Bigtown TV, mba naragiye amaramasa kandi nta n'ahantu nari kubariza, kubera ko contract yarayitwaye. Nyimusaba ukwezi kwa mbere, nyimusaba ukwezi kwa kabiri, nyimusaba kwa gatatu, kwa kane, ndumva nangiye gutangira kwa gatanu. Ora ndirimba. So rero nk'umuntu ngomba kugira impungenge. Nimba neganye ngo ejo nzaba mfite umuryango, ejo bundi nzaba mfite umuryango. Umuryango wanjye wabuze ko mfite contract mu kazi, ndi umukozi, papa wacu cyangwa umugabo wanjye cyangwa se afite akazi, afite kontra, ejo bakanyirukana. Kandi banyirukanye mu kazi nta contract mfite, ntaho nabaza. So biri no mu bintu byatumye, so burya Imana isubiriza igihe. Hari igihe Imana ireba ko hari ikintu kizakubaho imbere, ikagitegura hakiri kare, ikabicisha mu yindi nzira. So aba bantu baranyegereye barambwira ati turifuza ko dukorana. Nk'umuntu negera boss wanjye namubwira ngo nabonye abandi bantu bifuza ko dukorana. Ndamwicaza ndabimubwira. Yabyakira uko abyakira, kandi umuntu ntabwo ushobora kureba mu mutima w'umuntu. Imana ireba mu mutima wanjye kandi nawe arabizi. Akazi ko kuri Bigtown nagakoze nk'uwikorera. Ngiye nizo nshingano zanjye. Iyo ngiye mu kazi k'umuntu ngakora kuko kantunga, nkakora nyine nk'ikintu kintunze. Hano mbona guha abantu inama, nimba uri mu kazi bikageze ugomba kukageramo saa 2, ukabona saa 1 n'igice zigeze cyangwa saa 1:50 utarakageramo, ako kazi nikaba kagutunze ahubwo wowe ugatunze. Ndabeshya. Ubundi ikintu utunze, ikintu kigutunze ukitaho umunsi ku munsi. Statistics zirabiguhereza. Urajya kuri Bigtown video za mbere yawe niyo yari iriho iyoboye, nyekobete nshuro uburampigitse, mba ndaguhigitse, ariko sindi kwivuga imyato. So naricaye nk'umuntu mukuru, bambwira Bact byagenze gutya na gutya. Kandi nibyo, kandi koko nagombaga kubimubwira, sinari kubyuka mu gitondo ngo mpite ngenda, sibyo? Ngiye nagiye no kumva n'amakuru hanze ko hari abantu bo muri 3D TV bananshaka. Ngiye sinari byumva batarabikubwira. Ukuri kw'Imana wo mwijoro nabyumvishije bikihwihwiswa. Abantu bakabimbaza nkanabihakana kuko sinarinzi ibyo ari byo. Ku munota wa nyuma baranyegera, turaganira, ibiganiro tuganiriye ndongera mbisubiriramo Bact. Ndamubwira aba bantu twagana, uri kumva ko ngewe nimenaga inda kugira ngo mwereke ukuri kwanjye, nkabimubwira. Ambwira ati ariko isaha n'isaha nshobora kugenda
mu gihe inshingano zanjye nutazishyira mu bikorwa mana uretse papa wawe wakubyaye na so wakubyaye inzu aba yarubatse bariye ubu yiba mariya papa wawe si bari yawe nawe rero ubuteganya gukora ibishoboka byose ube mu nzu yawe nubwo uyu munsi wenda nagiye mu nzu yanjye ariko ndi gushaka ibizatuma njya mu nzu yanjye kandi bizatuma njya mu nzu yanjye si biri aho narindi ahubwo aho ngiye nibyo bizatuma njya mu nzu yanjye. Hanyuma uvuye kuri Bigtown ntamye nashidikanya ko wenda Bigtown ishobora kuba ifite izina rinini kurusha 3D wenda tubigendeye ku buryo bivuge ku giti cyanjye wenda ubiteho uko mbibona. Hanyuma uri gutekereza ko utagiye gusubira inyuma? Ese uyu mukinnyi nkuko nabivuze avuye muri apera akajya muri Kiyovu abagiye gusubira inyuma cyangwa abagiye gushaka ibizatuma aba reka ntibazakubeshye mwana. Kubaka izina k'umuntu ni ubutunzi afite. Bill Gates uyu munsi tumuvuga kuko ari umutunzi kandi hari byinshi agenda asubiramo inyuma kugira ngo agere ku kintu none ashaka kugeraho. Kuri njye ntabwo nsubiye inyuma. None nagwa ukurikiye wenda nk'amafaranga ugasiga umuryango kuko ari abantu mukorana bakaba familia mukazabarambana igihe kirekire mukazabona ibyiza ejo hazaza. Nababungiyemo ni umuryango nkuko nawe uri umuryango. Ese umukobwa nava kwa se akajya kumujama bateretana bakabana abasize umuryango cyangwa bagiye gukora undi muryango. Ntabwo nsize umuryango. So nende gusobanura kira kintu kugira ngo kibe kiriye. Jama ndambwira boss ngiye kugenda bikubitaniye ko de gusaba contract rimwe kabiri gatatu mana hano ngiye mfite voice musabye contract rimwe ukwezi kwa mbere nyigikandagira mu kazi kuko nigeze gukora muri Kasuku kubera contract zitari zujuje ubuziranenge ndahomba kuko rero ntashakaga kongera gusubira mu ikosa ryambayeho kandi abantu bikange nkorera ikintu kimeze neza nibyo nabamfashe neza. Ariko se nyuma yo kubana neza haramutse yajemo agatotsi ni igiki cyakurengera ngiye ni igiki cyandengera sibyo. Naka contract rimwe kabiri gatatu ukwezi kwa mbere ukwezi kwa kabiri ukwezi kwa gatatu ukwezi kwa kane ukwezi kwa gatanu kwari kugeze nigisaba contract ntayo. Yes. Njya mu kazi nkagakora uko aro mwamaye contract tugakora meeting mwamaye contract meeting mwamaye contract. Agataho Emy sibyo tudaciye ku ruhande mu byukuri uko ngende kubyumva ikintu cya mbere gitandukanyije Bact cyangwa se Bigtown family ndetse na Emy ni contract kandi mu byukuri nkuko bivuze ni wifuza kusubira mu ikosa nk'iryabaye kandi banumvikana muri kwezi wese yakwifuza ko akorana contract. Nta n'umuntu ugomba kukubikira ubutunzi bwawe ndabeshya nta muntu ugomba kukubikira ubutunzi bwawe. So none ejo mu minsi ishize nibwo namugani ndambwira bit ndashaka kugenda narabanje mu proposa ku mafaranga baduha yagakwiye kumpemba sibyo. Ndamubwira numva ari kubyumvaho bitavuga ngo ni amafaranga ngiye nkurikiye uri kubyumva ntago ari amafaranga n'uburenganzira bwanjye ndabukurikiye icyo kintu cyumva. Nta muntu ugomba kumbikira ino nkweto yanjye cyangwa ngo mbikire isogisi nzambaza zino nkweto kugira ngo inkweto zibizanjye nzazibikira n'amasogisi yanjye nyibikire menya aho nzajya kuyashakira igihe nzaba nyakeneye sibyo. Ako kantu kumve neza. Usibye wenda icyo kiranumvikana ubundi Bact aka kanya ibindi wenda ibyo umushima donc numva niba cyeka niba ari ndi kosa yenda ryawe apatse ko ibyo umushima ni ibihe none aka kanya araciringa no sawa ni boss ariko ngiye ikintu siburetse burya ikintu cya mbere cyabayeho habayeho management mbibi
habayeho management mbi, ikosa ryapfiriye ku ba manager. kuba manager. Burya iyo ufite management agomba kumenya akantu ku kandi k'umukozi. Shadow Bact ndamwubaha, ni nkuko nshobora kuba nicaye hano ndi kuvuga ibeje nasubira kwa Bact. Aba nabo dusinye contract, iya mbere narayibitse, narayibitse iriho ABCD. Emy nibigenda gutya bizagenda gutya, Emy nibigenda gutya bizagenda gutya, biri clear. nibigenda gutya bizagenda gutya. Ejo mu gitondo turazindukira kwa notaire, ku buryo nibaza n'ibintu binini zabwe ataye ko buryo nanjye nimfunga umutwe nabambwire gutya, gendere mu murongo w'ibintu. Bact warakoze, yawe TV warakoze, ibicu mwarakoze, mwese mwarakoze, ariko umuntu uzagukangisha icyo ari cyo cyangwa umuntu uzakanga umuntu kubera icyo ari cyo ntago byavamo. Emy, reka tube open, sibyo? Nigize kubibazo wenda nuko byari muri press conference, ariko ngewe nabaye kwa Bact dushaka tukaganira byinshi twabanyemo na Bact na Bigtown uko ni mu rugo, narahanyuze narahabaye, nzi ibyiza byawo, wenda byahindutse ariko nyuma uko mavuye, ariko yaragaragaye mu gikorwa nakoze cya press conference last time ubwo nakoraga press conference. Ugize utekereza kumutumira muri press conference iyo munsi? Ngewe rwose ndabizi, urabizi waranumiye, ndavuga ni wangomba kugushyigikira n'intambwe n'abandi benshi nabonye hano, ariko se we ugize umutumira tutabeshya? Nejo twari turi kumwe, ejo mbere yuko njya muri ibi byose kandi twaraganiriye, kandi yarabizi ko mfite press conference. Kuba atabonetse kandi ikindi cya kabiri, nubwo nakubwiye nanjye aba boss banjye bashya bamaga umurongo ngenderwa, sibyo? Ntago navuga ngo kuba ataje hano mbifitemo uruhare, oya, ntabwo. Kandi yaza ngiye byari no kunshimisha, wenda nyuma nshobora no kuzasubira akanankoresha n'ikiganiro kugira ngo ibintu bibe n'abantu banabyumva. Nta bindi bintu bya danje no gushaka uburenganzira bwanjye. No kwirwanaho nyine man, si wavuze ngo tube clear. Nta muntu ugomba kukubikira iyi mikoro, niya umenye ngo yashizemo amabuye nyine yashizemo, aho ubundi mbikira ute? Kosa rero ryabayemo ndisubiremo ni management y'ibintu, kandi ikindi no kutumva ibintu kimwe. Rero mu boss tutakumva ibintu kimwe nawe. Emy, reka wenda kugira ngo utaza gutwara umwanya w'abandi, icyo nashaka kumva cyane uyu munsi mu by'ukuri ni ukuba clear kuri kino kintu, abantu bumve nyine Emy yari hariya, ejo haje hariya, umunsi aramuvinze, bumve nyine impamvu iri hagati aho ngaho, bamenye n'ikibiteye kinafatika. Nkureho urujijo ahantu ngiye cyari igihe kinini, si gito. Ufite contract nini? Si gito pe. None se Emy, wenda pati yo ikibazo cya contract cyabaye, ubundi ku mikoranire hagati ya buri munsi n'imibanire byari perfect? Mibanire ya gute? Mibanire mu kazi byari sawa. Reka ngende mu presenter man, ntukugira ngakora inkuru yanjye nkitaye, nkisi ibindi nibi, sine editing, sinde umukozi wo mu rugo ngo ndakingura ibipawa cyangwa ngo noza amasahani. Nese ni gute mibanire yanjye na boss kandi abona ko Shadow jya ku nkuru yanjye ya nyuma nakoze. Ubu imikoranire atari myiza, ubu boss yabona ukubita inkuru 50 views mu munsi umwe. Imikoranire ikaba ari mibira, ahubwo hari abantu batari bakure. Mwaraganira nyuma ko musezeye, ndabizi neza acemwe iminsi nk'ibiri 35 aza makuru yuko wafashe indi step. Abo bashobora no kuba yaranabimenye imbere yanjye. Ijambo yakubwiye kibyumva ibyo bintu nirihe? Nago byamubabashe? Ese yaguhaye courage tikomeza nta kibazo? Mbese reaction yagize ni iyi? Reaction yagize so erega ibintu tubibamo turiryaje. Kandi nk'umu boss
ntago ari ukwikina n'iki. Hari ukuboko utakaza, buryo utakaje ukuboko kumwe ukundi nubwo gusigarana imbaraga za hari ahantu uburegarega. Yarambwiye ati ni byiza nta kibazo, ariko ubwo nyine ibindi ushyire muri atandukanye. Kandi thank you shano kuri ndanamushimira man, atari n'ibintu bya brag. Bact warakoze, komeza utere imbere. Bigtown ni mu rugo, bansaba na content nkaye gukubita nimero z'abantu nkaziguha, I don't care, nta kibazo. Wambaje kumikoranire ngiye ubundi style yanjye kuri YouTube mba numva gukora inkuru nkafasha n'umuntu biba birisa. Kandi hano i Kigali abantu gora babona abantu bamwe ntago wapi. Niyo mpamvu waguruka ukajya kureba rusye tukamuha inkoko isa n'umukara kubera mucoma, sibyo? Yago agaguruka akajya kuzana inyugo ye. Ngiye rero nkunda kumuvinga, sinzi nimba mwarabibonye, ntago nkunda interview zica ahantu hamwe. Nkunda kumuvinga ndebe hari muri kira giturage babayeho gute, bari abantu babayeho gute. Nimba nari umuntu unkoze ku mutima warabibonye nkakaryuri. Inzu yiwe mvuye kuri Bigtown, umurongo nihaye mugezeho. Ntacyo nicuza kuri Bigtown, ndumva nabo kuri nge ntacyo bicuza. Ubwo ibyabaye byose ni amakosa ya management y'ibintu. Dusoza ikintu cya nyuma nkubaza, urwibutso Bigtown gusigiye nuruhe? Ikintu gikomeye cya mbere wishimira niki? Tunisorezeho. Ikintu urwibutso rwa mbere nabonye mfite abantu bankunda kandi naye ndabakunda. Icya kabiri binyigishije ko nirwo rwibutso ariko bimfata nk'isomo. Bitarwaniye uburenganzira bwawe, hari abandi barwanira uburenganzira bwawe ariko bakabukurwanira nabi ku nyungu zawe. Uyu munsi aka kanya nshobora kubona icana ariko ejo ukazumva umuntu ngo yajyanye mu nkiko, byagenda Emy yataye amasezerano, Emy afite ayahe masezerano nayo. Ese ubundi nayo mfite amasezerano ameze gute? Ntazi. So rero ako kantu mvuze wakumvise, ikintu makuye nyine ni icyo tu. Okay. So tugiza wenda amahirwe ayangana niyo dufite y'umwanya muto nari kukubaza byinshi bitandukanye, ariko ari n'abanditsi benshi bagutegereje kugira ngo tuzafate umwanya munini. Nari kukubaza mu kanya n'imikoranire yawe nafata ku mavuta n'uburyo mwahuye n'iki, ariko ku mavuta tugiye gukorana, sibyo? Kandi tuzakora neza. Wewe wankurikiranaga kuri Bigtown TV, wumve ko jya kuri Bigtown TV ukandeho subscribe please, ukurikirane ibiganiro bazakugezaho. Niba nazana n'undi muntu uzamukurikire, sindi kampara, sibyo? Bact mumukunde, ni umuntu muzima, ni umuntu mwiza, abaha ibiganiro byiza. Hano muze kuri 3D TV noneho ku bwinshi muzi dukore. Navuze araka navuze ngiye kubavuna amavi ngiye kuza gukora kandi nizere ko mwishime n'iterambere, ntago ari ugusubira inyuma. 3D TV nayo iri mu macano ameze neza, nzanabasaba n'abasabu bajye babagaragaza mu nabarebe mutavuga ngo nakana. Nayo iri mu ma YouTube channel nabara 10 cyangwa 15, 10 afite igihembo cya YouTube. So nta bindi, nshimire Jado, nshimire buri muntu wese, nshimire Yago, buri muntu wese, nshimire cyane cyane umuntu wo kuri Yawe TV ahantu nabakubiti aba bose rero bakaba bambonye, kandi ndizera ko fata tuzakora ibintu byinshi byiza. Okay, Emy turagushimiye, courage mu gendo rundi werekejemo, bizaguhire, uzagiremo umugisha. Wabonye ukuntu nambaye? Oya wifunze kabisa nawe na Mika. Ese ubundi Mika nafata ku mavuta bihurire? Ntago mbizi. Wagiranye amasezerano nande? Ni Mika nifata ku mavuta? Nifata ku mavuta. Ukero kwaje kumva hazamo Mika nkibaza se bihurira he na 3D? Ninde wabivuze? Nabyumvise kare ngo wabyumvi ngo mbere ngo muri se ngo nayo kujye ngo kwa Mika ngo nka ninde wabivuze? Ngo mbere ntari donc niwe wabivuzeho ku giti cyawe. Akuntu wavuze ngo mbere ngo urabona se ngo nari kujya kwa Mika ngo niwanyakira wenda ngo bamenye. Navuze ngo sinari kujya kwa Mika ngo banyakire, bame umwenda wo kwambara nta mafaranga mfite. Ariko bayigwaye nta mafaranga ufite ubahaye. Ubu ngubu amafaranga ndayafite nabishyuye. Nyakwereke nandi hano izanaze
Yes, dushimira abantu bakurikiye kino kiganiro n'abashimira cyane abakomeza gukunda Iris TV ndetse n'abamazuka na subscribe me. Sawa rero courage ibyiza biri imbere tuzomwe dufatikanye muri kino kibuga nk'ibisanzwe. Nasoreza kuri aka kantu hatagira umuntu nyumva nabi ngemi ngo ndajarajara nta kujarajara ahubwo ndimo ndashaka uburenganzira bwanjye byibura nitunahura uvuga ngemi ni umusitari ariko duhure byibura mbasha no kujya kwamika bakandodera nkabishyura mbasha byibura n'ejo bundi kuba ngenda mu modoka nk'iyo jada agendamo uri kubyumva mbasha kugenda mu modoka nk'iyo bafata abantu nyine nk'abo ngabo tureba icyitegererezo. Ikindi cya kabiri Bact nzamwubaha kandi nzakomeza kumwubaha kandi ndanamukunda. Good. Ikindi cya gatatu shushu be wanjye I love you. Ntabwo bari good. Ahubwo ufite ubukwe vuba warandaye. Oh yes. Yezo kuri abafana. Abatumira cyane nk'ibyawe. Ugiye kudohoka. Kudohoka? Simbizi. Imana ni ibigena. Imana ni igena kudohoka k'umuntu. Imana ni ibigena. Mu diaspora wanjye sha. Yes, reka tugushimire me. Ciao ciao. Murakoze cyane kandi Iris TV. Thank you bro.